Reka tubasuhuze kandi tubashimire bakunzi ba KTV News, tubahe ikaze mu makuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri. Ni umunsi udasanzwe. Kubera iki mwise umunsi udasanzwe, reka mbanze niyakirire mugenzi wanjye Mukwaya Olivier, akaba ari impuguke muri politike y'akarere n'ubundi buzima busanzwe bw'akarere, akaba n'umunyamategeko. Uyu munsi kuki ntangiye mvuga ngo ni umunsi udasanzwe, waba ubizi? Ntabwo mbizi. Uraza kumbwira hari iminsi ihora yizihizwa tuba tutazi. Ubona ngo ni umunsi wa radio, ni umunsi w'ibi umunsi w'iki w'amata, umunsi w'ubworozi, ni byinshi cyane. Uyu ni umunsi w'agahengerero, reka nkokopeze. None se agahenge harako wabonye? Oya nyine ubu ngubu turi mu gitondo kandi dutegereje yuko kari buze kubahirizwa. Ubwo banze mbire nsubiza amerwe mu isaho agahenge wapi? Ubu tugeze ko amasaha aracyari kare, babuze saa 7 z'amanywa. Saa 7 z'amanywa rero ntabwo ziragera ngo mbe nagira icyo ngutangariza, ariko agahenge kavuzwe kuri uyu munsi saa 6. Kavuze ko kavuye i Rwanda. Ariko Rwanda nawe ukaza kwibaza, Rwanda ni iki? Agahenge made in Rwanda. Made in Rwanda. Rwanda ntabwo byaba ari ibintu biri aho ngaho biriko bikanitse gusa, kuko turaza no kubireba. Rwanda abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuyeyo. Yego. Bavuyeyo, ariko ni mu byo baganiriye n'ibyo bemeje. Nabo bamwe basha kubibwira bamwe mu banyamakuru babanashaka ati twemeje ibingibi, nta manda yindi, nta kibyo twabyemeje. Ubwo rero nagahenge utamenye ibyako, gusa tugona ko gututumba ibiganiro ushobora guteranira i Rwanda, bishobora guturuka ku by'abanyapolitike, kuko ibindi tubona bya Doha ni bya M23 ndetse na leta ya Kongo. Ariko burya abana Philippe Marubanga yafashe icuri muri turi. Hari imitwe ya za Mubondo, hari abamayimayi, hari ibiki, ni ibintu byinshi cyane no muri Kongo bikeneye ko bikemuka. Urakoze cyane kuri uwo munsi turubuze kugarukaho by'umwihariko ku itariki 18 yageze. Ariko mbwira abakunzi bacu ko tugiye kuganira by'umwihariko ku bijyanye na point zero yamaze kuba full liberated, cyangwa se yamaze kuba tombe mu buryo budasubirwaho mu maboko ya FC23 ndetse na Twirwaneho. Turibuze kureba izindi ngingo zitandukanye bivuze iki, turabirambura. Turaza kureba operation Tshisekedi aragiye gukora yo kwica Kabila, turebe se mu mateka abagabo barimo gupfa iki, ubundi gituma bigera ahangaha. Ambasade y'Abafaransa yamaze kwemeza imikoranire ifitanye na leta ya Kongo. Turaza kureba n'ibyo biganiro byo batavuganwe n'ubutegetsi bavuyemo hariya i Rwanda muri Angola, turebe byose bihatse iki n'izindi ngingo zose iyo duhari amakuru abahari. Ese nawe waba uri muri bamwe bahora bahangayitse bibazaho bakuru umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo ndakikuzaniye. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse no gukongora inyatsi. Abatugezeho bo baritangira ubuhamya. Ndashemera muganga gakondo yaramvuye pe by'intangarugero. Najyaga ndyama nkabyuka nkasanga umubiri wanjye wabaye indasago. Hari ibintu byazaga bigakubita hejuru y'amabati bigakingura urugi bigasohora abana. Yaratuvuye, ubu tumeze neza. Ndashimira muganga gakondo wamfashije mu burwayi nari mfite mu nda yanjye higaraguragamo ibintu yandyaga, ariko ubu yaramvuye. Sibyo gusa, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, impyiko, umutwe udakira ndetse n'umugongo udakira, twabazaniye umuti karabutaka. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza ko imiti iraza kubageraho, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi ku gihe. Banzurori ubundi wandike nimero ikurikira 0785 Bwana rero Mukwaya, reka nongere ngo ikaze duhere kuri iyo ngingo warutereyeho mbere yuko twigira kuri point zero. Agahenge mu by'ukuri urimo uravuga uti na agahenge kari gukorerwa i Rwanda, nta muntu wakizera. Ariko se nanone ndimo ndibaza, abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahamagazwa i Rwanda bakajyayo. Kabila nawe aherutseyo mu cyumweru gishize ngo yagiyeyo, niyo makuru mfite. ba Rubanga baryayo harajyayo n'abandi batandukanye bose bagenda bafite icyo bagaragaza. Mu by'ukuri kubera iki Rwanda ibaye iki kukirimo kugaruka cyane muri iki kibazo cya Kongo
twibutsa abantu ko hari ibiganiro birimo bibera i Doha byitwa imishyikirano, hakaba n'ibiganiro bihuza abanyekongo. Nabonye Colonel Nanga abyita ibiganiro by'ubwiyunge. Ibiganiro by'ubwiyunge bikaba bibaho nyuma y'uko abayeho imishyikirano. Ese hatarabaye imishyikirano, ibi biganiro urabona bizabaho bigatanga agahenge kuko haba hasimbutswe tape, niba ubyemera nkanjye gutyo? Ni ukuvuga ngo M23 abanza yigizeyo buri kibazo cyayo cyarakemuka. Ikibazo cyayo Washington na Doha, Washington babihaye umurongo, ibindi bizakemukira Doha, byararangiye. ahubwo nabonye none nimugora Masad Burosi ari buhatwe ibibazo nuko Amerika na Perezida Trump bavuga ngo barangije intambara, isasuka ari muri vuzo. Aha ni ikibazo. Turiya hari ibintu bizasaba uko mugenda mubyumva gahoro gahoro ko igihe kizagenda kiza. Namo amasezerano ya Washington ntabwo wahita uyumva gusa uri umuntu utegereje ko ngo abantu barwanaga imirwano ihagaze ya cyangwa se wibwira ko ibi bintu byo mu burasirazuba bwa Kongo na Kinshasa ari ibintu bishobora gukemuka nk'uko wowe bitekereza. Nkubaze wenda kugira ngo dukurikirane babyumve, wowe ubona byakemuka gute? M23 izajya gusiga cya Kongo bizagenda gute? Njyewe ikintu mba mbona gishobora kuza gukemura iki kibazo, kuko ni ikibazo gifite umuzi urenze uwo twebwe turimo kubona muri hejuru y'imyaka y'2020 ubwo bafashe intwaro. Ubu ngubu uribuka ko bigeze kubikora 2012 na 2013 birangira biranga ntibyagera ku ntego. Imyaka 30 irimo, imyaka 30 irimo iki kibazo gihari, kandi noneho banansobanuriye ko ari ikibazo gituruka mu mateka ya kera. Uyu munsi rero kuba wavuga ngo icyo kibazo ngo kiri buze ngo gukemurwa no kuvuga ngo 23 ngo ijye mu gisirikare, ntabwo 23 irwanira amapeti. Icyo kibanze kijye ku ruhande. Niba itarwanira amapeti, impamvu zirimo gutuma irwana, hari impamvu yashyize ku meza mbere na mbere, habanje impamvu zisa naho ziri aho ngaho, mufungura imfungwa za politike cyangwa se n'abakanda bacu. Reka nkunganira ngo sipre na kuko ndababizi ibintu bibamo mbikunda bikurikirana mu mapuwe 8 batweretse uyikuriye delegation Benjamin Bonima bemeje ibyo bikure kuri imfungwa, akaba n'inuza n'agahenge tujiste. Ariko ngo ibisigaye nduba mu kiganiro tweze gukorana mu minsi nk'itatishize twagaragaje poe zihari pfundo muzi zinakomeye cyane système de ngo restauration de l'autorité de l'État. Noneho bamuye yabaje bavuga ngo unugara ubuyobozi bwite bwa leta oya, ariko bimeze ariko bimeze ukugara ubuyobozi bwite bwa leta ntago ari icyo barwanira oya, ahubwo ni ukugarura ubuyobozi, kwiga buryo Kongo yagira ubuyobozi bukorera abaturage. Ngo naho ko muzara tubwiye Benjamin Bonima ngo na Kinshasa nta buyobozi buriyo. No muri kote ya guverinoma nta buyobozi buriyo. Mbese kandi buryo ugira ngo minisitiri w'ubuzima wa Kongo ariko radasinziye ati we none nzisobanura nte ko dukeneye amafaranga yo kugira ngo tubone inkingo za Mpox, kuko buriya iyo bushita bw'inkende bamere nabi. Ariko Constant Mutamba baramufunze kubera ko yari amafaranga ari gomba kubaka inkiko n'ibiki byose. None se ntibayahasanze amafaranga $19 z'amadolari muzahitanye Mutamba bazisanze kuri konte, ndetse batazikora transfer bazohereza kuri konte ya fondation Noza Denise Nyakeri umugore Kisekedi. Izo ngo zamaje kugura amazu. Niyo mpamvu uzashaka Rumanzi Topic Njafa kuri yamukoreye indirimbo ati uyu nawe agiye nka Rumumba pe, kuko ni ibintu gukurikirana abantu bareye umutungo wa leta. Ibyo nibyo iyo system niyo bashaka guca bayumvira bakagira ubuyobozi buri seriye. Icyo ni kimwe. Kinshasa niba zabyumvikanaho ari naho kuko ni naho bazumvikanaho. Eske twebwe ikintu bita federalism cyaranze nicyo dukeneye, kuko ibintu bya kuyoborwa n'abantu bamwe b'Kinshasa ntabwo bashaka ko igihugu mureke tumanure ubuyobozi, decentralisation, intara zihabwe ubuyobozi zibasha no kwicungira umutekano. Ko Kinshasa ntabwo minisitiri w'umutekano azaba ari Kinshasa ngo azamenye muri Rucuru. Uziko buriya muri Rucuru ushobora kuba bamaze imyaka irenga na 20 nta minisitiri uzakandagirayo kabisa.
ibyo rero niyo bisaba Kinshasa bazabyanga niba byanga ubu kuko iki gice cy'uburasirazuba baza bagikontorora bazavuga ati ngo namwe mugumye hirya natuzigumira hano kuko hari na question de nationalité ni ibibazo by'urusobe nationalité aba baturage bose mu burasirazuba bwa Kongo 90% bari bamwe bari ku bwami bw'u Rwanda bo ku ngoma z'abami ba kera bari abanyarwanda ubona ni niyo mpamvu ubona ujya muri za Rucuru habaye ibiro bya M23 ugasanga abantu bari kubyina indirimbo za Masamba narabibonye ntabwo babyina ndombero ko umuco wabo n'uwo mu Rwanda Perezida Kagame Nelson yari intuza rero ari ikotonu muri Benin yaravuze ngo ikibazo cya Kongo ibibazo by'umurasirazuba wa Kongo byabayeho ntaravuka kandi ntabwo yari abeshye Perezida Kagame ibibazo by'umurasirazuba wa Kongo byabaye nawe ataravuka ni ikibazo cyabayeho nanjye naje navutse nsanga atariko ibintu biri clear bari abaturage ntabwo twese bakana ko ari abanyarwanda turabyemera ariko rero nta butaka bugiye mu Rwanda ubutaka bwabo babakatanye n'ubutaka b'abanyekongo ni mu badusubizanye n'ubutaka bwabo exactly ni n'ibyo ngibyo urebye nicyo bisobanuye rero abaturage barimo barishakamo ubushobozi niba bamaze gukora imbere bakamaze kubohoza iwabo mu minsi iri imbere nyine ko nta bintu bazaba barekarama i Kinshasa Usamarayizinga rero Washington Trump yarabikemuye nuko abantu batabyumva muri makeya nta hantu abantu mu burasirazuba bwa Kongo zongeye kubana nabi Kinshasa nuko mbikemuye keretse nishaka umbire mu nziza bazatandukana gute ubusondi barabana reka tubitegereze buriya ushatse kuvuga ko iyo avuze ngo intambara hagati y'u Rwanda na Kongo narayirangije ni icyo bashaka kuvuga reka nze mubwira akantu wenda k'ubwenge n'abadukurikirana babyumvireho amasezerano aravuga ngo Kongo izasenya FDLR ubwo nira n'umutekano u Rwanda kuri ingamba z'ubwiriza ni ukuvuga ngo Kongo nira no kubikoze ni mu Rwanda uzazivana cyo ni kimwe icya kabiri mu by'ubukungu ibihugu byombi leta zombi zizakorera hamwe kugira ngo abaturage bahana umupaka babone amazi amashanyarazi ibigo nderabuzima gaze metane bacukue babona amashanyarazi n'iki byose bemeje n'amastade buriya azubakwa no muri Goma yemeye kubakwa rero aho ruzingiye utaruzi leta zombi zarasinye ariko ahazakorerwa iyo mishinga imwe ntiyahakandagira wabyumvise Cyprien nuvuga ngo ubu umuturage wa Rucuru kugira ngo abone amazi meza cyangwa no kubungabunga ibidukikije byabo parike yawo byakabaye leta yabo n'umuturanyi bakorana ariko iyo yabo ntizahakandagira kugira ngo wabyumvise uko bimeze rero hasigaje ko umutekano uboneka furu ibintu bikahita bijya ku murongo kandi hari ibyo yavuze muzagenda mubona gahoro gahoro nimba guverineri yabwiye tugiye kuzana sosiyete yacu hari icyo biba bigusobanurira Kinshasa iyo abaturage bahanira bareka twishakire sosiyete natwe izajya itanga connection kuri makeya ariko hari umuntu wambajije ngo ziriya sosiyete Orange Airtel sinibuka nindi Africell na Africell oya Vodacom nagirimo ziriya zatangiye gukorera muri zongeye zagarutse muri zone iri okipe na nuza na 23 hari ahantu zari ariko uyu nuza ejo officially byagaragaye yuko buriya ziriya sosiyete ntago ziri buze gufatwa nk'izasuzuguye guverinoma ya Kinshasa oya bahurahe ko ibi igicaro cy'iyo sosiyete ari nuza ari nuza ari ibiro bikuru biri intuza biri Kinshasa ariko uburyo bwo bw'imikoranire basinyanye na leta ahubwo noneho hari ikintu ngeze kugitekereza nza kwigisubizo ndavuga nti ese niba abantu barasinyanye amasezerano kandi ayo masezerano akaba kiri ankuru ni gute babuza kujya gukorera ahantu kandi nta kibazo bagifite ariko ngiye mbwira icyo kibazo nyigusobanura ngo kuba ikikubajije nyine umuntu yambajije ngo muvuga yuko zira sosiyete z'itumanaho kugira ngo zikorere mu gihugu zigomba kuba zemewe na leta hari ikigo kimeze nka Rura ya Kongo kigomba kuba hari lisansi yo gukora
kandi tuzi ko ibice byabowe na 23 hari ibintu byinshi bya leta babikuyeyo n'imishahara uyu munsi abakozi ntibakiyibona. None arambwira ati kuki se noneho bongeye uyu munsi bagatangaza ko Airtel za Orange zagarutse gukorera hara mu bice 23 yabohoye. Ntago bari buze kugira na konfere na leta ya Kongo, ko leta ya Kongo itifuza ko ikintu cyose baba bafitanye amasezerano gishobora kujya gukorera mu butaka 23 igenzo. Reka ngwereza amakuru yarahari. Izi sosiyete goma ifatwa na Bukavu ntizigeze zihagarara. Zaragumije zirakora. Mu gukora kwazo ikibazo cyabayeho nuko ejo ni mukunoza imikore mu vento kugenda yiyubaka ugiye ngo ko burya Kanyuka ni chef wa département media et télécommunication. Ngo Kanyuka niwe nkarura hariya nanone. Yarabatumijeho baraganira. Mu kuganira ibyo baganiriye yari imikoranire mishyashya. Barinda yaravuze ngo sosiyete zo zarabyumvishije ariko Vodacom ntiyabyumva. Vodacom yarabyanze. Yanze gukeza umwami wimye. Ariko suko ari amasezerano y'imikoranire bagiranye ko ari kuganira. Korera muri zone dukonte su control yacu. Dukeneye ko kuganira nyine imikoranire ko tuba dukorana. Mbese barakoze sosiyete zanzwe zihari nta n'ubushobozi M23 ifite z'ubwo kuzibuza gukora ko ni ku butaka bwa Kongo gusa ishobora kuzibangamira. Ibyo ufate gutyo ubare nkaho M23 igiye kwizana sosiyete yayo izagikoreramo hariya nazo zikora. Ariko nimba guhamagara nk'icyumweru muri Kongo babyishyura ibihumbi bigeze ari nk'ibihumbi nk'icumi guhamagara mu cyumweru yani iriya ni limited muri mbaze mu Nyarwanda bakazana sosiyete ishobora kubikora nk'uko MTN ikora basanga n'igihumbi gihamagara icyumweru cyose. Urumva izo zizabona abakiriya bizagorana. Hanyuma reka tujye ku yindi ngingo ya kabiri rwose ndabizi neza ko ifite amakuru menshi none cyangwa se nejo ku gicamunsi nibwo twabonye inkuru n'ubungu bikivugwa none ahangaha muri iki gitondo inkuru y'uko AFC 23 ndetse na Twirwaneho babohoye agace kitwa Point Zero bidasubirwaho kuko n'ubundi bari basanzwe barimo ariko noneho uyu munsi birukanye ikitwa FARDC na coalition yayo ngo hakaba ari agace k'ingenzi cyane cyane gafite icyo gasobanuye kuri FARDC by'umwihariko cyane ngo bikaba bifite icyo bivuze kuko bana none hahagarikwa ibitero bya drone byagabwaga ko hari muri Minembwe bikica abaturage benshi ndetse bigasenya n'inzu kuba rero kwa Point Zero bikaba ari ikintu gikomeye cyane ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ariko no kuri 23. Hanyuma abantu bakabihuza no kuvuga ngo ingabo z'u Burundi zahakubitikiye nubwo perezida wabo yarishimye ngo bamutoreye kuba perezida wa Afrika ariko noneho ngo yasanganijwe inkuru mbi bamubwira ko abasirikare barimo kwicwa ndetse ejo buri twabonaga kajugujugu zikomeje kugenda zitunda maiti z'abarundi ari ku rugamba. Poeze rero ngo n'igisasu cyayirashe cyaturutse kuri antene ni kompara ngo ryarashwe n'uwitwa Musingizi ubu gahunda yari ngo bikaba ari ukubaka urukuta runini niko nabonye abantu babivuga hagato ngaho nkayo umuntu usobanukiye hariya hantu nagira ngo baze ikibazo kimwe. Point Zero bavuga yuko ngara agace kari hejuru mu karere k'imisozi ya Fizi kandi kakabisangano ry'amayira yerekeza mu bice bitandukanye biri mu mujyi wa Uvira mu majyaruguru ashyira burasirazuba ukerekeza Mikenye na centre ya Minembwe mu burengerazuba ukerekeza Fizi na Baraka mu majyepfo. Ikibazo cyanjye kirihuta bivuze iki kuba hafashwe iyi Point Zero mu buryo budasubirwaho 23 na Twirwaneho bayifite mu maboko? Nongo kuba abayifite mu maboko nongo abandi nyimbohe ziri muri Uvira gute inzira isigaye guhuyo baramutse habaye ikibazo inzira guhunga yabisigaye yaba ari uyo kujya mu kiyaga cya Tanganyika ko n'umupaka Burundi rafunze. Nongo iyo umuntu ari muri izo inzira kamaze gusobanurira rero muri Kongo buriya nta mihanda bagira niyo bavuga ngo route nationale ubusanga nko kuri bo mujye rucuru n'inzira imwe gusa ni umuhanda muri ugenda ukagera Bunagana route nationale nimero 2
ujya Bukavu uvuye Goma n'umwe. None se ngurugero wibaza niye mpamvu ituma abanyamurenge kubaho ari ukujya guhaha Uvira nta yindi nzira, kuki kwibaza kuki nta inzira n'imwe ibaho ishobora kubageza muri Bukavu. Imisozi miremire ntabwo kubakamo umuhanda byari byoroshye tu, keretse nka nka leta imeze nk'u Rwanda n'ishaka ibisubizo itagira buri ibisubizo. Ariko ngo abanyamurenge inzira yose n'imwe ni uguca Uvira. Rero Poezero uko babisobanuye ayo mayira yose agana hose, ubwo niyo nzira akse ishobora kugera muri Teto ya Tanganyika mu mujyi mukuru wa Kalemi, niyo ngiyo n'ubundi. Nuko rero nta kintu twarenzaho, nuko ko nayishoka. Hanyuma icyo ndenzaho ngo jewe ndavuga ngo nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kwitambika M23. Urakoze cyane. No bivuga ngo gufata ufashe Poezero ashobora kureba no kugenzura aho abarwanyi burundi ruhande baba barimo kunyura. Ngo barango ni Uvira M23 yicaye imeze nk'iyibereye kuri Ntuza, tore ko imeze nk'iyibereye kuri mu Kigali bareba. Bareba activity bari gukora baho hepfo. Même chose na Bujumbura. Bibuze gutuma FARDC ishobora kuba yasubira inyuma kuko urumva control yari ukuntu yatakaye. Isubira inyuma kandi igomba kuva muri Uvira. Nyine igomba kuvamo, ariko none ikindi nanone ibitero ndetse no kuba no gusupplying ibikoresho nabyo biribuze guhagarara byanze bikunze. Kandi hariya bahatakarije imbaraga, ngo ntago bimajinaga ko bahabakura, kuko wibuke ko nibo ubwabo nibo bavanyemo twirwanaho na M23 ku mbaraga zabo. Ariko rero iki cyumweru wenda bahamaranye M23 yohereje abasirikare b'umusada n'ibikoresho n'amadrone agezweho. Baramanuka bagerayo, bahita batangira umusada atangira gukozanya n'abo bantu. Mpamvu umusho drone ejo bwose baburitaguraga bwose bwazamukaga. Barabumanuraga hasi. Nubwo batarashe kwikoranaho bakabumana bukaza bukicara hasi. Ubwo rero soze kuri ito tuvuga ngo M23 izira inzira ya diplomasi. Mu mirwano nta kibazo bose bakabamanuka bakagenda, ariko urumva habarimo politike nyinshi ku ruhande rwayo, kandi igihe kitaragera na kimwe. Birumvikana nanakubwire ngo aha ni M23 izafata hose, izafata ntiharekure, ntabwo bazongera gusubira kuri guverinoma ya Kongo. Uciye iteka kandi ikibazo amasezerano ya Ntuza ya Washington ntabwo wayumvishije. Nayumvise nyine nayumvise, niyo mpamvu nanjye buriya ari ukuntu hari ibintu mu 23 gicamo amarenga ikavuga iti nyamara abantu bamenye ko turi kuri gakondo yacu, nta muntu uzahadukura, abandi bakaza mu guhumuriza abaturage. Ariko hari n'umukecuru igeze kubwira mama 20 nako Ntuza FARDC muri Uvira iti ko twahereye Bunagana mutubwira ngo rero police strategique, tukagenda bagafata Goma, bagafata Bukavu, ejo ndi bagafata Uvira mutubwira ngo rero police strategique. Uwo mwana witwa police strategique bitebiye aho nigeshaka kuwacira amarenga. Kuki bahafata bakahaguma, kuki nta namwe mu bakura? Ubwo none nimwemere ko mwatsinzwe mukavuga ngo twasubiye inyuma ngo kugira ngo turebe ngo buriya ngo ushaka ngo gusimbuka neza ngarabanza gasubira inyuma, ngo urabona ngo nibyo ngo twakoze utuntu nk'utwo twose. Nicyo kintu uwo mukecuru yababazaga, ariko ntekereza yuko uyu munsi buriya abakunzi bacu basobanukiwe icyo amasezerano ya Washington avuga, ndetse n'ibyo Trump ajya avuga ngo narangije intambara y'u Rwanda na Kongo. Icyo abashatse kuvuga ndizera ko bamaze kugisobanukirwa. Nanasoza kandi nanakubwire wenda abantu birabya ko babyumve, ibi bintu biri kuba Amerika irabizi kandi na Kisegeta biziho. Nukuvuga ngo unibeshye ukigira Rambo ukarezista cyane ugakomera cyane wanahagwa. Muri make barako mu mugambi wateguwe wo gukemura ibibazo bya Kongo ufite kugira ngo muri Kongo ruzi ko iboroka n'iterambere ry'akarere cyane.
ubwo rero Amerika ishaka amabuye kandi kugira ngo yabone nuko Kongo igomba kubona umutekano kuko Kongo nifite menshi muri Afurika. Ubwo rero ni kugira ngo ayabone neza nuko igomba kuba security. Kandi wabyumvishije uko bizagenda, biracyari mu rugendo, turacyari kure cyane kuri nzisoone byose byagora ko banazabyumvira ka twe tubireba gahoro gahoro mu nzira zagenda ziza, kuko ikintu gihari ni kimwe nuko abantu abaturage ubutunzi bwa Kongo bugomba kugirira akamaro abanyekongo bose, abumva ko baburya bonyine bazabumva ko bazagomeza kurya bonyine bazabubura birangire. Reka tujye kuri topiki yacu, nigeze kuyivuga mu ncamake. Hari inkuru ya isa naho yabaye kimomo ivuga ko wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila yaragiye kwitwa na Tshisekedi akamwicira hariya muri Ethiopia Addis Abeba, ngo aho yagomba guhurira na bagenzi be bahuriye mu ihuriro Sovola RDC. Amakuru rero agaragaza yuko ngo perezida Kabila yavuye muri Angola agomba guhura aho yahuriye na Joao Lourenço nk'abandi ugeze kuvuga nk'abatavuga n'umwe n'ubutegetsi muri Kongo bamaze iminsi bajya muri Angola. Uri buze no kuza kubikomozaho tubwire uyu muhuro wabo ese warugamije iki, urabona hari aho byerekeza. Hanyuma ngo Kinshasa rero yaje kumenya yuko Kabila ngari buze kwerekeza muri Ethiopia hajya guhura na bari abagenzi be. Noneho amakuru yaje kumenyekana uko Tshisekedi ngo yohereje abagomba kumwica, ariko bagenda biyoberanyije nk'abanyamakuru. Hanyuma ngo bikavuga ko ngo Ethiopia, urwego rw'ubutasi rwa Ethiopia rwaje kubimenya, hanyuma ibyo bari bateguye ntibyabaho. Ibyo rero ngo bikavuga ko abari bahawe ikiraka cyo kwica Kabila ngo arabo muri Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri aya makuru yo kiyabona watekereje iki niki cyakujemo Kabila arapfa iki na Tshisekedi? Yewe ntacyo bashobora kuba apfa, ariko uyu perezida afite elema iri danger nka Kabila. Ko cyarare muri danger? Ubwo se icyo bapfa? Ubwo se icyo bapfa kuvuga ngo nere muri danger? Elema nyine ikomeye mu gihugu. Rero bari Kongo bivuga ko Kabila arakunzwe cyane ku buryo none ko bamukatiye urugo gupfa. Ariko ashobora kujya kugwikikinsa kanagiye n'utekereza no kujya kumufata. Yego kaza baje kumwakira nkarayi. Kandi agiye bamwica mukwa. Nyiborere. Rero ntabwo bazi. None se ubu ngubu abangaba bashatse kumwicira muri Ethiopia. Nyine biravuga ko bamukunze. Yagiyeyo. Ntabwo yagiye yonyine, niyo nge nabonye n'amafoto sinzi hano yari ibereye mu burasirazuba bwa Kongo munsi y'agati rwose hari akayaga keza kari kumuhuha, yameze neza, yiparikiye ikimodoka cye cy'umuzinga cy'umweru cy'amata. Urumva akunda ikintu bita natire. Akunda natire cyane. Burya yatembereye yiyambariye kwa kuniyambariye cya gikweto cye kinini jinx n'agakote gaciye amaboko. Ayifite kamera yiwe ya Nikon nini ya Canon, agiye gufotora inyoni n'ibisimba. Abagiye kutembera, ariko ngo mubwire ngo bakisekede, reka nze mubwire rero kugira ngo utumye unjyanye n'ahantu tumanye ndi bukubwira. Nta kibazo rwose kuko bashaka kumva imvano y'uyu mugambi mu bisho gushaka guhita Kabila. Reka nze mubwire muri ibi bintu biri kuba. Kabila abizimo kandi abigiramo uruhare, afite n'amakuru abandi bantu batazi. Muri make bivuga ngo muri Kongo hari abo uzabona bo hasi benshi bari abapagasi b'uyu mushinga barimo na Tshisekedi. Tshisekedi yahawe kuyobora igihugu, ahabwa na briefing, ibyo yakora byose ni petit jeu imbere ya Kabila. Bivuga rero ngo uyu munsi Tshisekedi arabona Kabila nk'ikibazo, nako atazaza kurwana no kuyobora urwego afite n'agarukira rwo kuba perezida. Kagira inkuru umushinga none akaba arwanira iki se? Gushyira igihugu ku murongo, gukora cyoboye kirwaye kukivura bimugoye, ariko nk'umuganga agikora consultation niyo bari kuryo bari ku binini. Ubuse uyu munsi Kabila amaze imyaka 18 naho na 23 kabigaragaza ngo hari ibikorwa remezo byubatswe na leta
duheruka ibikorwa remezo byo ku bukoroni. Uyu munsi Kabila niwe ugomba kuza kugirirwa icyizere cyo gushaka umuti wa Kongo. ariko ubakubuye ko mu bayobozi bariho bakukoze Kabila niwe ufite ibikorwa mu baheruka. Kabila ntabwo wamugeze na Kivuye idafite ibikorwa remezo byinshi. Tshisekedi intambara yaramubujije. Ahubwo intambara yabaye amahirwe yo kunyereza. Uzo n'amadosiye bafite ku isi yose y'amafaranga bagiye banyereza. Oya hariya ho ashobora kuzazamo ikindi kibazo gikomeye. Ariko ikintu gihari ngewe hari urebye nk'ibyo Kabila yego arabonwa nk'igisubizo, ariko se uyu munsi ugiye kureba ntabwo yabura kumutinya bite ko nawe hari uduporoje bafite yikanga niba Kabila amuhaye igihugu akamuhereza wewe ko atatsinze amatora agihawe nka kado, ndabizi bamuhereza misiyo n'ibyo kubahiriza akabizi neza ko byinshi atabyubahirije n'umutahora amwikanga se. none se mukwa mama 23 yakoze ikosa kubikorana na Kabila. Nose barakorana bari mu mujyi umwe, bose bari mu mujyi umwe, bari mu mujyi umwe. None se Kabila mama 23 yaramurwanyaga, siko bimeze. Uyu munsi niyo imuha ikaze ikamwakira Igoma, ntabwo yamwakiriye. None se ari hehe Kabila ari Igoma? None se aho abo bahakandagira? Ayo ni amakuru mashya. Abantu benshi ndagira ngo hari nuza nshaka ko ubwo icyo kibazo nkizanyemo, kubera ko nshaka ko mu biganiro tuzakora hari ibintu nshaka yuko tuzagenda dusobanurira abantu. Niyo mpamvu uri hano. Hari umunejo bundi wazanye ikintu, ni umuntu uzwi cyane cyane mu ruganda rwa muzika. Ntabwo nshaka yuko turema polemique kuri channel yacu, dufite umurongo dukoreramo, ariko hari ibintu yashyize ku murongo nifuza ko twazajya tugenda dukosora kimwe ku kindi. Avuga ko ngo mama 23 ngo yakoze ikosa rikomeye ryo gukorana na Kabila kandi yarayirwanyaga. Shyira umucyo kuri icyo kintu rwose, itature ushyira umucyo kuri icyo kintu. Reka nze nitature mu bwira. Urwego Kabila arimo ni urwego rurenze. Ntabwo ushobora gusanga n'inama yakereye mu ventura raporo baba yaramugeragaho, bakaba hari perezida kandi abizi barwana. Ikindi baramurwanyaga Kabila iriya sisiteme y'ubuyobozi buriho nta kintu ashobora gukora mu buryo baharaniraga. Kandi nubwo yaje hano Igoma nakubwiye yuko nta hantu ahuriye nabo. Abukwe nanavuga ko Lawrence Kanyuka ajyanye abanyamakuru Kabila yakiriye uwo munsi wa chef timye bamushuje inyuma shishi tarabona kuri barriere ngo ya mbere kandi kugera Kinyogote atuye ni barriere 3 atuye Kinyogote. Nukuvuga ngo Lawrence Kanyuka ushinzwe ubuvugizi bwa FCM 23 yasubijwe kuri barriere ya mbere kandi kugira ngo ugere kuri Kabila unyura kuri 3. Ni umuhanda w'igita kujyayo uriho barriere 3, ya gatatu niyo iri ku muryango. Nko kuva nka banzure kujya muza Kinyogote ntabwo ari ahantu hafi, n'ahantu mu mashyamba aho ngaho niho yose Vira atuyemo. No ni nko kuva mu mujyi downtown ubu ukagenda mu nzira umuhanda uri mu ishyamba gutyo ukoze Kabila ukazagenda ukamusanga hehe nko mu Gasapo. Yego, ubwo ngo barriere ya mbere uzakubitana nayo Nyabugogo. Ubwo kuba mama 23 idakorana na Kabila, ikimenyetso cya mbere cyabaye icyo ngicyo cyo kuba byaragenze gutyo Kanyuka agasubirizwaho kuri barriere ya mbere. Ikindi kimenyetso ikindi ndi kumbishireho umucyo afite ahuriye nabo. Hehe guhurira naho ni muri gahunda zo kugira impinduka igihugu cyagerwaho. Yego, ariko aho yicara ntago bahagera. Menyeka arimo mushaka gukoresha rangaje nziza. Ndabyumva.
nongo ahaba ntabwo bahajya n'ibyo aganira naho nabo bishobora kuvamo n'amabwiriza bahabwa ariko bo batageze kandi we yarariyo ariko kuvuga ngo arabahamagara ngo dukorane ibi n'ibi oya bari muri gahunda za namwe zabo kandi ubona we n'uwo bita muri izo nyago n'umubona ndamuzi umunyamurenge ntibamubajije ngo ese wowe uwo muri twirwano reka ntabwo muri twirwano ngiye gusa ndabashyigikiye ariko muri izo bari kumwe na Kabila niyo bagiye Rwanda barajyana yose baba bari kumwe nibyo nanamubonye ejo bundi muri delegation ya Sovora RDC yari ya Addis Abeba wabyumvise neza ni ukuvuga ngo Kabila arahari ibintu turimo si uko atabizi si uko atabirimo abirimo ariko ari ku rwego rwo hejuru ntabwo mu by'ukuri weruye ko uretse guhuza intumbero ariko nta mikoranire agirana na M23 nuko bashobora kuba baravuye muri Uvira yaramaze nk'iminsi nk'ibiri azi aho izo nama zibera abandi bakaba Amerika ikabwira ngo muvemo wewe ndari muyigana n'abanyamerika ariko kumubwira ariko akaba nta kintu yabwira abangabo noneho ikindi cyo ni ikimenyetso cya mbere ikindi kimenyetso abantu bakavuga ngo urabona none se Kabila arindwa nande arindwa n'abandi batariho ntabwo arindwa na M23 no gayo rusobe kuvuga ngo rero muri Goma sa barimo ibisirikare bibiri ko tuzi M23 oya ni bari company y'abanya-Israel yahaye akazi cyangwa y'abarusiya muri umunsi w'Abanyatana bambaye amakote gusa nyari uniforme za gisirikare bambaye birumvikana neza abantu babanze abantu ubwo urimo urambwira ariko usobanurira abadukurikira babanze ikintu neza ntabwo ari ngo M23 muri make weho mu nahuriye nabo inama zabajyamo gusa cyabaye nuko kwakuye aho bahuriye yatumijeho abanyapolitike societe civile abahagarariye abagore amatorero nuko nabo yahuye nabo ariko ntibishobora kuvanaho ko biriya byabaye public wenda ashobora kuba yabayeho n'izindi opportunité yabagiye abatumiza bakanaganira by'umwihariko bitayuzemo n'abafotogarafe kuko rega buriya reka nkubwire bwana Mukwaya abantu iyo bafite umugambi umwe wa liberalisme wo kubohora ahantu byanze bikunze abo bantu bafite n'imyumvire imwe bagomba no kugirana ubufatanye kugira ngo bahuze intego buriya rero uri kujya muri rebellion za kera iby'iki gihe siko bimeze nagusobanuriye ko Kabila yarabizi neza ko M23 izabo kandi bizabaho wenda akaba yarabizi muri 2013 na kane ya M23 mbere Rwanda akaba yarabizi uyu mushinga ko hari w'imineko za muri Kongo urumva rero abo bantu kubafuka byagorana waretse akibera ku ruhande wundi ko ataza kurwana ibibazo by'abantu Kabila ntago ari mu bita abanyarwanda Kinshasa bamubara nk'umunyakatanga waretse ko nari mu bari gufasha kugira ngo ibibazo bya Kongo bikemuke ababitwa abanyarwanda cyangwa kiri gukemuka aribo babyigiremo uruhare nyine y'itungwa ngo M23 iriho girwana biraza iriho nko kwihuza na Kabila ntago arwana ngo azabe perezida oya nabyo nabikubwiye ako nakabazo ngiye kukubaza ntabwo ashaka kuba perezida cyangwa ntiyagaruka ngo afatwe n'umucunguzi mu nzi bacyuho yenda ibyo mu rwego ruri mu byo kuba perezida muri Afurika arabirenga kandi n'umwanya we kuri perezida nawe kuri perezida yawubyajeje umusaruro ni ko ngubonye ko yadefanze na tezo doctora ategereje korasiyo kugira ngo abe dogiteri muri siyansi politike ubu bivuze rero ngo Kabila ikintu ariho ni piyo iri gufasha mu gushakira ibisubizo Kongo ntabwo ari umuntu shefu rebere waje ngo aje kurwana wazagene n'inyeshyamba wifata ibitezi Kinshasa ni umuntu uzajya uba uhari utanga ashobora no nakubwiye ngo
bisobanuka byumvikane ntabwo akorana na M23 ariko ashobora kubagira inama nk'umuntu ufite amakuru menshi hejuru akanavuga ati mwabigenza gutya gusa ko n'ubundi ntabwo bahora n'ikibazo ahari yego ariko ntabwo ari umujyanama wabo ku buryo birirwa bakorana amanama nabo oya arahari ku ruhande rwiwe ku giti kiwe na niyo platform yiwe yashinze ntabwo hari n'urugero rwa Moise Nyarugabo ni umunyamenya ko ntaba muri twirwanira abana na Kabila rero n'umubare muri Goma Goma no ahacumbitse mubare igihugu cyose yego hanyuma ambasade y'igihugu cy'Ubufaransa muri Kongo yasobanuye ibyabo abasirikare twavugaga ivuga ko kuba bari muri Kongo ari igisubizo cy'ubusabe bwa leta ya Kongo cyangwa ubuyobozi bwa Kongo. Ambasaderi rero akaba yavuze ko ubufatanye mu bya gisirikare babufitanye n'igihugu cya Kongo, yahamije yuko abafaransa bari muri Kongo kubw'ubufatanye mu bya gisirikare. Avuga rero kandi yuko ni nka bakunda ubona inyakinama Afurika y'Abafaransa babonye inyakinama ejo bundi ibihugu bijyana icyo bita coopération militaire nayo niko yayise kuba bazi guhugura abasirikare gukoresha tekinoloji zigezweho cyangwa kanaka ibyo ntabwo bavuga ngo baje ku rugamba oya abafaransa ntabwo barahiye kuzongera kwishira muri izi ntambara zabo kandi urugamba ibibera muri Kongo ibihugu hafi ya byose byavuyemo Trump ni ubirimo yabihaye umurongo ibihugu byose byarahunze kandi abanungunitse n'ababirigi gusa nta bandi ubuse mukwasi nagushimira nkakwifuriza umunsi mwiza twasoza hanyuma nkakubwira ko i Rwanda abanyapolitiki byabiganiro yego kandi abatanze ubuhamya bumvise ko mu byumvikanye na Rwanda bazaganira ariko Tshisekedi ntabwo bashaka gukorana nawe ngo dushaka kuzikorera amafuti yiwe ibiryo byangiritse twe tuzaguma ku ruhande hanyuma mu byo twumvikanye ko nta guhindura itegeko nshinga cyangwa bagire ibyo bongeramo itegeko nshinga zubahirizwa kandi 28 ngo Tshisekedi agomba kugenda uyu nawo n'undi mukino tubihorere tujyemo tubasha kumitiriza kandi urakoze cyane muko rero ngushimire mwifurize kuza kugira umunsi mwiza rwose twagiranye ikiganiro cyiza ikiganiro twibanze ku ngingo nyinshi zitandukanye kandi abakunzi bacu bakomeje kugenda batwandikira batubwira yuko rwose ubashimira ahabaryaga kandi ubagerera ku nyota yabo rwose bifuzaga kubyo bifuzaga kumenya nabo bajye bandika kuko bandika uzajya umbwira ibyo bifujije oya rwose nawe wazajya ujya no muri comment ukabisoma rwose harimo n'abagusuhuza uzagenda nabo basubize reka rero ngushimire kandi mwifurize kuza kugira umunsi mwiza ubwo turi uko amaso yawe nyine uyahanze ahatandukanye nanjye niko ndimo kubigenza kugira ngo ndebe yuko inzogera y'agahengeri buze kuvuga nta bimenyetso mwitegereje ndi kubona urakoze cyane umunsi mwiza urakoze cyane nawe